dutangira agafilme kacu k'uyu munsi turi ku mukobwa uri mu cyumba ubona ko rwose yishimye nuko arangije agahita afata ishuka rwose akayivana ku buriri, kumbi ku buriri yarishyize rwose igipupe cy'imbwa wagira ngo ni imbwa iryamye. Ubona ko rwose yishimye muri ako kanya, arangije agahita atangira no kuvanamo imyenda yo hejuru. Nuko muri ako kanya umukobwa bari kumwe mu cyumba arangije agahita amubwira ati gira vuba vuba rwose ndi kumva umukunzi wawe ari kuza. Ubwo umukobwa nawe yitonze agahita afata rwose masike y'umusaza ushaje agahita agerageza kuyambika yambwa. Muri make bigaragara ko ari umuntu uryamye ku buriri kandi rwose ari umuntu ushaje. Nuko arangije agahita akomeza kwivugisha ati mana nyagasani biraza kuba rwose ibintu bishekeje cyane kandi nkunda pranka. Muri make rwose uno mukobwa yari yateguriye prank umugabo we cyangwa se yateguye kuba yamukinisha. Nuko muri ako kanya agahita yumva arahageze, arangije agahita abwira wa mukobwa wundi ati ihishe rwose vuba vuba turebe ukuntu biraza kugenda. Ubwo muri ako kanya agahita agenda akajya kureba rwose akaryamana na cya gipupe ubona ko rwose ahari wagira ngo ni umusaza uryamye. Ubwo muri ako kanya wa mugabo we nawe agahita yinjira rwose ubona ko afite n'indabo mu ntoki kandi yishimye. Muri make ubona ko amwishimiye, nuko bitewe n'ibyo abonye ku buriri agahita atungurwa cyane rwose. Muri make ahari yagize ngo umukobwa ari kumuca inyuma. Ubwo umukobwa muri ako kanya ubona ko yasetse cyane rwose ibyishimo byenda kumwica. Ubwo umugabo muri ako kanya rwose agahita abona n'imyenda y'umukobwa yatangiye kwikubita hasi. Muri make wagira ngo hari ukuntu byagenze we n'uriya musaza. Nuko arangije agahita akomeza kwivugisha ati mana nyagasani ese ni gute koko wankorera ibintu nk'ibi ngibi koko. Nuko agahita akomeza kuvuga cyane ati ukazana undi muntu rwose mu buriri bwacu. Nuko agahita agira umujinya mwinshi cyane, arangije agahita amubwira ati ariko urabizi n'ikindi rwose njyewe nta kibazo mfite. Nuko muri ako kanya umukobwa ubona ko yishimye cyane rwose, wa mugabo agahita akomeza kumubwira ati ntabwo rero nanjye ngomba kuguhisha ko mfite umukunzi wanjye cyangwa se undi mukobwa dukundana. Nuko amaze kuvuga gutyo wa mukobwa rwose bya byishimo yari afite bigahita bihinduka rwose umubabaro. Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ati reka muhamagare kano kanya rero. Ubwo ya nshuti y'umukobwa muri ako kanya iri gukamera byose uko biri kugenda. Ubwo wa mugabo agahita akomeza kubwira n'umukunzi we ati reka noneho nanjye muhamagare kugira ngo mubwire ko rwose umubano wacu natwe tugiye kuwushyira ahagaragara tutazongera kuwuhisha ukundi. Muri make rwose umukobwa yabikoze kugira ngo rwose ashimishe n'umusore bakundanaga, ariko umusore nawe rwose yari yifite undi mukobwa. Arangije agahita amubwira ati nimba rero unciye inyuma nanjye reka muhamagare kugira ngo rwose kibe kimwe kuri kimwe. Ubwo umukobwa muri ako kanya amaze kumva rwose umuhungu bakundana avuze gutyo arangije agahita atungurwa cyane. Ubwo umugabo muri ako kanya nawe akaza rwose n'umujinya mwinshi arebye wa musaza wari uryamye aho ngaho agahita atungurwa cyane, arangije agahita avuga ati mana nyagasani mbega ni imbwebwe. Nuko wa mukobwa ubona ko atunguwe cyane rwose bitewe n'ibintu uno musore yari amaze kumubwira ko yifitiye undi mukobwa rwose bakundana. Nuko wa musore muri ako kanya amaze kubona ko rwose ari icyo kintu cyari kiri aho ngaho ko atari umusaza, nuko agahita akomeza kuvuga ati none se niba iki biri kujya mbere hano cyangwa se byagenze gute. Nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati rwose ni prank nageragezaga kubona gukorera kugira ngo ndebe urukundo nk'uru uko rungana. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ati ariko rwose mbaje kubona abona ko rwose wifitiye undi mukobwa ahari njyewe utankunda. Nuko arangije agahita akomeza kumubaza ubona ko atunguwe cyane ati none se koko ufite undi mukunzi kandi uri kumuhamagara koko? Kumba arebye rwose umuntu yari ari guhamagara yari wa mukobwa rwose bari kumwe bari gutegurira prank umukunzi we. Nuko muri ako kanya wa mukobwa abonye ko rwose bagiye guhita bamuvumbura, arangije agahita afata telefone akayikubita ku gikuta hirya. Ubwo aba ngaba bose bari kumureba. Nuko arangije agahita akomeza kuvuga ubona ko rwose afite ubwoba ati rwose rancitse, yikubita hasi nanjye ntabishaka. Nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ubona ko rwose yamumenye ko uyu mukobwa ari we umugabo we yari ari kuvuga. Arangije agahita ababwira ati none se rwose iragucitse, urangije ugahita uyishukunya ku gikuta. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ubona ko yihebye ati njyewe rero nawe nakekaga ko rwose turi inshuti magara, reba ibintu byose twakoranye cyangwa se twateguranye, none koko ni wowe ubashije kuba wangambanira ugakomeza uryamana n'umugabo wanjye ukanca inyuma koko. Ubwo muri ako kanya wa mugabo agerageje kuba yamusobanurira agahita abona umukobwa ntabwo ari kubyumva. Nuko wa mukobwa nawe agiye kuba yamusobanurira byose uko byagenze, wa mugabo arangije agahita amubwira ataravuga byinshi ati none se mukundwa ngwino rwose tujyane mu gikoni tubiganireho twitonze kugira ngo rwose ibingibi bikemuke, ndakwinginze ngwino tujyane. Nuko umugore muri ako kanya ubona ko rwose nta bintu ari kumva, arangije agahita ahaguruka n'umujinya mwinshi akabwira wa mukobwa wundi wari rwose inshuti ye magara ati rwose ijya mu kuzimu. Nuko arangije agahita agenda yihuta cyane ubona ko arakaye cyane rwose agahita abwira na wa mugabo we ati nawe rwose ujya mu kuzimu, muri make ari kubifuriza ibintu bibi. Nuko arangije agahita yisohokera ubona ko ashenguwe cyane kandi ababaye n'ibintu rwose abo ngabo inshuti ye bamukoreye. Ubwo amaze kugenda rwose wa mukobwa ubona ko rwose bimutunguye cyane ndetse n'uyu mukunzi we rwose bimutunguye. Wa mukobwa muri ako kanya agahita abwira uno mugabo we ati rwose ukuntu bigenze ntabwo nabitekerezaga. Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita amusubiza ati rwose ntugire ikibazo araza kugaruka kandi naza kugaruka rwose nibwo ibi bintu byose turaza kubimusobanurira. Muri make rwose n'uyu musore ndetse n'uyu mukobwa ahari ntabwo
bakundanaga. Nuko muri ako kanya ibyo ngibyo bibaye, uko igihe cyakomeje kugenda, kwa Musaya yakomeje kugenda, wa mugabo ku mugoroba arangije agahita abona rwose wa mukobwa araje, arangije agahita abwira uno mukobwa ati ndi kumva rwose agarutse, reka tugende kugira ngo tubashe kuba twamusobanurira byose. Nuko ahagurutse agahita abona ikintu rwose cyamutunguye, kumbi wa mukobwa yari yaje rwose afite n'undi musore atazi, bari gusomana rwose ahari ubona ko bakundana. Nuko wa mugabo arangije agahita amubaza ati none se uyu musore ninde? Nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati uyu musore rero bamwita Eduard. Nuko wa mugabo agahita atungurwa cyane, agahita areba wa mukobwa rwose bari kumwe. Wa mukobwa nawe muri ako kanya ubona ko atunguwe cyane. Wa mukobwa rwose n'umugabo we yari yababaje, agahita akomeza kwivugisha areba rwose wa musore yari azanye ubona ko ahari bakundana, ati ntabwo rwose nakwizera ko ushobora guhura n'umuntu mutaziranye ugahita umukunda rwose bwa mbere nawe ukabakunda cyane. Muri make ari kubwira umugabo we ko bahuye rwose bagahita bakundana kubera ibintu yari amaze kumukorera. Nuko muri ako kanya bagahita bakomeza gusomana. Muri make n'umukobwa ari kugira ngo ahime umugabo we cyangwa se amubabaze. Nuko umugabo muri ako kanya agahita amubwira ubona ko rwose babaye cyane, ati oya rwose ibyo ngibyo bihagarike, reka gusoma uwo muhungu kano kanya. Nuko muri ako kanya wa mukobwa agahita amubwira ubona ko rwose yashakaga kuba yamuhemukira, ati nimba rero ibi ngibi turi gukora byo gusomana aka kanya rwose bikubangamiye, ndakeka rwose udashaka kuba wakumva ibyo twakoreye mu gihuru cya parike yacu. Muri make rwose ari kumubwira ko we n'uyu musore hari ukuntu byagenze. Nuko umusore nawe muri ako kanya agahita agerageza kumukorera ibintu bitandukanye, muri make ari kumwereka ko rwose byanga bikunda hari ukuntu byagenze. Nuko wa mugabo ubona ko atunguwe cyane agahita abaza uno mukobwa ati seriye koko se ibyo ngibyo uri kumbwira niko bimeze? Nuko agahita akomeza kumubwira ati cyane rwose niko bimeze. Nuko agahita anamubwira ko rwose babikoze n'inshuro nyinshi cyane zirenze imwe cyangwa ebyiri. Ubwo wa mukobwa muri ako kanya ubona ko rwose atunguwe cyane n'ibintu ari kubona. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ubona ko atunguwe cyane nawe ati ibi ngibi rwose ntabwo nabyizera ko wabikoze. Agahita akomeza kubwira uno mukobwa ati ese wakoze ibiki koko? Nuko wa mukobwa wundi rwose wari winjiye ari kumwe n'undi musore arangije agahita ababwira ati rwose rero ntimugire ikibazo, twese uko turi bana rwose turi abakunzi kandi tugiye kuba muri ino nzu. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ati weho rwose n'uriya mukobwa bita Niki mugiye gukoresha icyumba gisanzwe, ubwo rero nanjye ndetse n'uyu musore twebwe rwose tugiye gukoresha mu gikoni, ntimugire ikibazo ntabwo turababangamira. Nuko muri ako kanya agahita abwira wa musore rwose bise Eduard ati rero reka twebwe twigendera mu gikoni. Nuko umukobwa rwose agahita agenda afunguye igikoni, agahita abona hasohotse n'abandi bantu benshi rwose bafite rwose n'ibyapa bimwifuriza ibyiza. Nuko wa mugabo muri ako kanya ubona ko atunguwe cyane rwose bitewe n'ibintu ari kubona, arangije agahita abwira wa mukobwa wari kumwe mu marenga ati nawe rwose ngaho ndebera uko bigenza ibintu dukoreye. Ubwo wa mukobwa muri ako kanya ubona ko wagikomeje gutungurwa cyane, agakomeza kwitegereza ba bantu rwose batandukanye bavuye mu gikoni. Nuko nabo rwose bakamureba ubona ko bafite ibyishimo byinshi. Wa mukobwa muri ako kanya agahita abuza rwose wa musore wari umaze kumubabaza ati none se rwose ibi ngibi byose cyangwa se aba bantu bose bari hano bashatse kuvuga iki? Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita amubwira ubona ko rwose we nta kibazo afite, ati ibyo rwose nakubwiye nanjye yari puranka. Nuko wa mukobwa arangije agahita amubwira ati nyine ndabyumva, ibyo nagukoreye nkuzanira rwose kiriya kibwe mu buriri yari puranka ndabizi. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ati oya rwose ntabwo ari iyo ngiyo ndi kuvuga. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira iyo ari kuvuga ati kuba rwose nakubwiye ko mfite undi mukobwa dukundana kandi rwose iyi ngiyi inshuti yawe ariyo nari ndi kuvuga, niyo puranka rwose nari ndi kuvuga. Nuko muri ako kanya wa mukobwa arangije agahita amubwira ati nyine impamvu yabikoze nuko namubwiye ko uri kuba wamutegurira puranka cyangwa se uri gutegura rwose kuba wamukinisha. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ati ubwo rero nawe uno mukunzi wawe yahisemo kuba nawe yagukorera puranka kugira ngo akubwire ko njye nawe dukundana. Nuko wa mugabo yitonze agahita amubwira ati nyine double puranka cyangwa se rwose puranka ebyiri, iyanjye n'iyawe. Nuko umukobwa muri ako kanya ubona ko atunguye cyane agahita akomeza kumubaza ati none se uvuze inshuti zacu ziri hano ziri gukora iki? Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ati abangaba rero bari bategereje kugira ngo rwose babashe kuba badushimira ku ntambwe duteye. Nuko umugabo arangije agahita amubwira ati ese ntabwo wibuka ibintu nakubwiye ko rwose ko twajya mu gikoni kugira ngo tubashe kuba twabiganiraho dutuje? Nuko umukobwa muri ako kanya ubona ko ibintu mutari kubyumva muri ako kanya, arangije agahita akomeza kumubwira ati ariko se uretse gato rwose aka kanya rero njyewe nta kintu na kimwe ndi kumva. Nuko arangije agahita akomeza kumubwira ati none se rwose bashaka kuba badushimira habaye iki cyangwa se twakoze iki? Nuko umugabo arangije muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ariko we yamusobanurira ati nyine rwose ibi bintu bya puranka iyo biza kurangira nkabona rwose urukundo nkunda umaze kumenya ko mfite undi mu girlfriend wanjye cyangwa se undi mukobwa dukundana, agahita akomeza kumubwira ati imbere rero y'izi nshuti zacu, agahita avana impeta amubwira ati narwita ngo poropoza kugira ngo uzabe umugore wanjye. Ubwo muri ako kanya za nshuti zabo rwose bagahita bagira ngo hari umusore ahisemo poropoza, batangiye kwishima. Umusore arangije agahita ababwira ati mwebwe rwose mureke kwishima kubera ko nta kintu cyo kwishima gihari. Nuko muri ako kanya agahita
yitegereza wa mukobwa agahita amubwira ati okay byiza noneho ndakwifuriza amahirwe n'imigisha kuri uwo musore wundi wawe Ricardo. Nuko wa musore arangije agahita amubwira ati oya rwose ntabwo ari Ricardo ahubwo ni Eduard. Nuko wa musore rwose agahita amubwira ati icyo ari cyo cyose njyewe ntabwo nkitaho, ubona ko arakaye cyane. Arangije agahita abwira za nshuti ze ati muze rwose tujya kwifatira kamwe twinywere mbagurire kugira ngo ibi ngibi mbashe kuba nabyibagirwa. Nuko muri ako kanya agahita agenda ari uwa mbere. Ubwo wa musore rwose n'uwo mukobwa yarazanye nawe agahita bagenda bagiye kwinywera. Ubwo wa mukobwa rwose wari usigaye hano nawe w'inshuti ye magara nawe agahita yigendera akamusiga. Nuko wa mukobwa muri ako kanya ubona ko rwose asigaye ari wenyine, arangije agahita akomeza gusakuza abwira wa mukunzi we ati oya rwose mukundwa nta kintu na kimwe twakoze na byari prank. Yari prank ya gatatu. Agahita akomeza kuvuga asakuza cyane ko uriya musore Ricardo ndetse nawe nta kintu bakoze. Wa musore agahita asakuza amubwira ati oya rwose ntabwo ari Ricardo bikosore neza na Eduard. Nuko muri ako kanya wa mukobwa agahita akomeza gusakuza ahamagara wa mukunzi we ngo agaruke, ubona ko ababaye cyane. Ubwo muri ako kanya bitewe rwose n'ibintu byari bimaze kumubaho akabura n'umukunzi mu bintu by'imikino, agahita akomeza kuvuga ati mana yanjye prank cyangwa se kuba bakinisha umuntu rwose ndabyanze. Isomo twakugira muri iyi nkuru ni uko mu buzima bwacu bwa buri munsi ujya witonda gufata imyanzuro yihuse mu gihe uhuye n'ibikubabaza cyangwa se bigushimisha cyane, hato utazabura uwagukundaga cyangwa se uwo wakundaga cyane. Kandi nujya gukorera umuntu prank cyangwa kumukinisha uzajya witonda cyane kubera ko ushobora kubigira akamenyero ukazahura n'ikibazo kiri seriye cyangwa se ukavuga ukuri byose bigafatwa nk'aho ari prank cyangwa se ari ugukina bikaba byakubabaza. Nimba rero nawe nkuri gushimishije cyangwa se kwigishije bidusangize wandika muri comment. Ikindi ntiwibagirwe like na subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Ikindi ntiwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.